Amahoro kabisa urambona ya element yantije inkweto ibintu ngizamo kurera inka ikipe ya Bugesera neza gucya na ya kipe bitaga ngo nimba ntuze ngo kotera kweni pidi nageze Kigali nkubita rap abantu bose baramenye abakobwa b'inyamirambo pura na element arabampasa kindi kandi man nta muhanzi uvuga ko afite umukunzi cyangwa ariko man uramukoze Rando niwe mwogoshi wa mbere niwe designer wa mbere muri Kigali ele uzi kuntu usa neza man yakugizamo kurera inka ikipe ya Bugesera neza gucya na ya kipe bitaga ngo nimba ntuze ngo kotera kweni pidi nziza cyane nziza turatwika noneho kwa yago tugiye gutwika turavaye tuje kwisimba man turakora interview ebyiri kwa Irene tuzajeyo Irene namuhamagaye nti yafata telefone sawa man gira gucya man umukore neza yele man no kwa Bakti Petit no kwa Bakti kuri Big Town muvunyi we yarambwiye ngo tuzamuha amafaranga ntago tuzajayo kirani kibwa ca muvunyi 3D ni kibwa cyane ariko mana akora neza man inde muvunyi oya muvunyi ni kibwa pu kiza cyacaka amafaranga abantu bagiye gukora interview man kare gukora neza byatari Rando ukorera man igikondo ikorera igikondo nimero yawe ni iyihe man 078 160 karindwi 078 160 karindwi 14 man abantu b'igikondo bazakureba nje nakwemeye man kurona umurongo uciyemo wibara dore none washizemo umutuku ariko imungu no muhanga yewe bamwita Rando man rekeraho man si bibaye ngangwino iwanje man Clementina narababajwe rwose bandi amafaranga Clementina wewe ukumva uri kutubwira ko wari amafaranga ariko ntago uratubwira ese ni nk'ikigero cy'amafaranga angahe maze kwibwira nawe basore koko ngiye bandi ibihumbi 10 narakorodo we yanabiriyemo amandazi nose Clementina ngawe ayo mafaranga kumukobwa w'inkumi wawe ikibero ngicyo niyo mafaranga kuko umaze kuribwa wumva ko waba warahombye muri kariyeri yawe yose yo gukunda nahungu yago narababajwe okay natwe nkayago ikintu turi bugufashe tugiye gukorera ikiganiro wenda aho umukunzi wawe ari abo bakunzi ba Claude bose no toshaka urababwira iki noneho abo bakunzi bawe genda uvuga ati bagiye bakurya amafaranga bayajyana mu bindi bintu cy'abayama n'abakobwa kintu nababwiye baramemukiye simba mbyumva mu mutwe wanjye ntabwo mba mbifata neza we tuza tubwire neza ukuntu nyine bigeze niyo mpamvu aje mu kiganiro we tuzi tubwire ngo uyu muhungu uyu wenda Claude turamumenye ese abandi uvuga ko wariwe nabo nabahe nangaye bagiye bakurya Claude we ni mu bicumbi abandi nangaye bamani urumva bose suko bameze bandya amafaranga yanjye byose barayamaze abahungu bitigena bani urumva se man Rando n'umuntu w'umujama ararenze man ngaho ngirira man ira interview kwa yago no kwisimbi no ese man kwa Irene tuzaje ujya Rando First yagamereye nabi man Rando kwa Irene tuzaje ujya man bikoro Rando kwa Irene tuzaje ujya man vuba man siko imbaza byinshi Petit tari bimane reka nkureke tu Rando man bro first man Rando akurenze man Rando muniga no muhanga man je man deba bagoshi barenze muri town waciye wanemeje hanga kabisa urumva singa uyu mutipe uko gushana mu butu nuko yapfuye man phone yanjye kabisa narababajwe bikomeye abahungu bantu manakara abana beza urabyumva Petit no gufasha umugongo ahubwo se maze tubwira Claude ko kuri 1010 ese muri abahungu bose maze kuvuga ngande wundi umva wafashe batuma amafaranga menshi yakuriye cyane ngande yago wimbaza ibintu byinshi genda oya sinose umenya ibikoresho kasi none ibi kwega ibikimori sinka oya ntari bimane wikwikega man mva ngubwire urumva Petit yangu ino interview tugiyemo ni namwe mu macana akomeye mu gihugu Petit kwa yago nyine yagaratwika mu gihugu ubona ko naba Ben bakora urumva naba Medi bose cyane na Majini hazaririra man naba Majini bo baririra nabambe bayinzungu man hari abamarira urumva ikintu cya mbere ntuze kuvuga ubuzima bwawe bwa fake wabayemo utaza kurira man oya ntago mbivuga yabasani bangere simba cyako kubandaburiza urumva cyo kintu utago nkivuga man ikindi kandi man nta muhanzi uvuga ko afite umukunzi cyangwa urumva jewe Petit nyumve ufite umwana wanje bitaganza ntago nawe bigumana mu mutima wawe ntubivuge sibyo
nabimbaza se ndabigira gute we nabikubaza ufushe tuvuge ngo nawe oya ahubwo navuga ngo singira umugore ariko nkavuga ngo ngira umwana wapi man wapi uvuze ko ufite umwana wa baby bose bagukunda bahita bagupowesha urumva ako gahita kwanga ndavuga ko ariko nkivuka ahubwo ikindi kandi man wowe ntuvuge aho wavukiye tu uvuge ko wavukiye za New York muri Amerika mu migirenze muri Kongo simpavuga niba kubaza ibiryo ukunda ntuvuga ibishyimbo n'imyumbati men vuga utuntu tw'amapizza inkoko ntago nkunda kawunga nkunda pizza ari byo mvuga nyine ryo umbwira by'imitsima yiwanyu ntubivuga mutsima ntago nkikunda ndavuga ibindi pizza ikindi kandi uzajya uvuga upozingamo gake gute niba kubaza ku bahanzi uvuge ko bose ubemera tu nta muhanzi usebye undi muri interview nta muhanzi uvuga undi nta musana uvuga undi oya nko buriya nagurije Fireman 2000 ntago mbivuga ntubivuge man Fireman namuhaye 2 tuzi nibyo bipo urumva tanubwo aranyishura man ikindi kandi nta muntu uvuga amabanga y'undi muntu niba kubaza amabanga yere ntuyavuga ntago mvuga biriya bintu byose bari abakobwa bagusuye ejo ntago mbivuga sawa aho ni fresh things reka tutwike rero aho bundi mbo uzava umusana urenze ntari bimana umaze ko umenya n'igendo man sika sika ejo yeah man They call me Yago the bad boy, Shatta believer, the monster, conqueror for real, the teacher, the believer, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the top baddest, the top conductor, the true monster, the true hustler, the humble man. I love the life I live and I live the life I love. Yeah man. Hey! Wafaya! Cyane Nyagwaya n'umuhanga yewe Nyagwaya Yago. Waraduhamagaye kabisa. Yeah man. Turakubona. Yeah, what's up man? Yago. Naje senti mwaye mumbona man. Yeah, ni fresh sana bro. No mwanzo tuzaniye sasa no munsi n'ibwoko ki. Umutipe wanje no musani mazi gihe ndi gukorana nawe. Yitwa Sinka. Element. Yago TV show. Yo. Tukuzi mu bintu bya music so mazemo igihe kinini gusa ko ibikorwa byawe hano hanze. Yeah, for sure. Yeah. Turashaka kubona turamenya neza Element ni muntu ki wanashama akantu gatuma bamenya kari ere twakiriye muri Yago TV show. Yeah, Element ni mu producer ukomeye uri mu Rwanda. Nakoze indirimbo nyinshi, nakoze ubushyuhe cyane, nakoze iyo bita twatsinze, nakoze iyo bita ikinyafu bagikubita guke, nakoze iyo bita Mikro, nkora ifarashi. Hari n'izindi uzakora zanje babwira. Hari n'izindi zanje uzakora babwira. Kandi ninjye uri gukora n'umu Petit Sinka. Yeah, so ni Element nyine muri make. Wambwiye ngo nze fungura guke. Wakunzwe n'abanyarwanda kabisa. Ndumva ari ibi. Element tumuzi ko ari umu producer ufasha abahanzi kandi ndimba yavuye kwa Element. Naga ari ndimbi zango rubanda siba yakira. Cyane n'umuhanga man. Element n'umumaze kujya mu matwi y'abanyarwanda cyane. Yeah, for sure. Twitegura iki kuri no muhanzi we nubwo atarivuga wenda. Aragiye uyivuge mwitege mice ataragifata ijambo. Yeah, Sinka nawe yabibwira n'umuntu w'umugabo ariko niwe muri apero ugiye kuba wa mbere mu Rwanda. Vraiment ari indirimbo ye ya mbere bitanyaho zabanje ifite imirongo ibiryoshye cyane lines man. Gire ngo nawe wamubaza tunu umuntu mukuru umusana. Yago salama man. Nguro mu mutara man. Sibavuze ngo no mu mutara. Yeah, no mu mutara. Hari ngo zantuze ngo za gwempasha. Salama man. Harangira yo wankutuyeyo man. Sika bimeze bite? Na mahoro kabisa urambona ya Element yantije inkweto ibintu byo. Ntago nongera man, ntago nongera. Nukuri kwimana. Pama yigo yanyu. Na kantu kabagashiyemo mani. Sinka banyitanjewe Sinkaxi biva kwishinga izina bita Sinka bumwe nagiswe na papa umbyara domungu umuhiga wa muhiga wataramye imfura itiganda cyane ndi imfura itaramikizigwa imfura zakwizigwa zikampinka nageze Kigali nkubita rap abantu bose baramenye abakobwa b'inyamirambo pura na Element arabampasa dukora umuzika abantu bagira ubwoba ele ya ninjewe man Sinka wamwumvishe tu n'uyu nguyu nawe ninjewe man byinshi muri Element so kamere kwa Element. Element rubona urugendo rwawe rw'umuziki urwitezemo icyawe. Yeah, for sure jewe natangiye nkora njyenyine ariko
atangiye gusayiningisha abahanzi b'abamanye wana kabisa yanzanye yankuye mubwire igihugu navuyemo mani mubwire mani so Sinka rero ni umuhanzi wiyubashye cyane ufite ibintu byinshi ukora cyane uzi kwandika nyine ni byinshi tu urabeshya Sinka oya mani nibyo mani ntandirimbo ntakwandika mani hejuru Sinka umwe yagira ngo wamubaza buriya natwa producer ntidukundwa kubazwa cyane kurenza umusani wanjye tari imana Sinka ese uje urugendo rwawe rwa music ugiye gutangira tubonye kuri n'umuraperi we urugendo rwo nararutangiye ntangiye kurutangira turashaka noneho ubundi iyo umuntu amutumiye ku kiganiro cyanjye cya Yagosho arabanza akakubitamo imirongo mike y'abakunzi bakamureba akabana impano nabazanye mirongo ntari imana hari indirimbo ngira yanje bita Nyahoza wanje element nyine karakantura kamvugira 1 2 3 Nyahoza wanje ndamukunda n'umukobwa utandukanye n'abandi abakobwa b'Ikigali bose ni njyajya Nyahoza wanje yankunze kiga muri kaminuza ivyo byose arenzaho nta amafaranga nagiraga nafataga Bruce Rubumbashi yoni Sinka tu this is me bro Sinka tumba kabisa nkuko nta kintu kijya kiva kwa Ede cyubusa cyane man uko ndi kwibona ndabona ari umuraperi ugiye kuza gutwika Kigali cyane Sinka ese ko tubona ufite tentiri nk'amaji wamuzi amaji nzamarira ya amaji ntago muzi mva nkubwe amaji ndamuzi ni umuhanzi w'umuhanga cyane hari indirimbo yaririmbye urukumva man ashishikariza urubyiruko gukora kandi akora ari indirimbo agira bita ndimbwa oya nako amaji nimbwa kurabyumva man ndimbwa ni indirimbo ya amaji ni indirimbo yanigishije ibintu bikomeye cyane kandi yampinduriye ubuzima nziza kabisa ntago nongera kumuvuga nabi amaji nyine niki cyiza waba umuzi ko mbona mwajyanishe kwafe ubwanwa suna ibintu byose ndabona bimeze neza ikintu nabanzi kuri amaji nayo kurambaza ibintu ngoye afite igikanu kinini afite igikanu man hano aboro cyane cinyuma man c'abasani man Sinka man yemera amaji byatari Sinka ni nawe muhanzi yaje ansaba tu none Sinka reka nonye mubaze Sinka ikindi kibazo Sinka muno muziki ujemo harimo abaraperi benshi harimo abaririmba n'abaririmba kwanza abaraperi n'abaririmba ese mungu ugeze kwa Ere ni umuntu akorera abahanzi benshi cyane w'umusitari w'umuhanga ushaka kwanza gukora nuwe muhanzi umva man njewe abahanzi nkeneye harabona maze kwishura nubwo hari abayariye tuze pifura na mwa 1010 ntago nongera man muri showbiz ntago nongera man Sinka na pi barasangiye ntari bitwarasangiye man takibazo kandi bibo mu basera aracyari gucyaza pore man yago kibazo sasa Sinka ikibazo tugiye kubaza kipasona uragisubiza cyangwa uri ugisubize mbere yo ndagisubiza man we mbaza ikibazo cyose ntari Sinka mu rukundo hagaze gute afite umukunzi afite umugore afite abana afite iki umwana wanje ndamukunda mfite umwana umwe w'umuhungu bita Simoni kagira undi mukobwa wa kabiri uri kumva bamwita umwana umukobwa nibyo cyate kuvuga umwana w'umukobwa se ni iki man ufite umukunzi ndamufite man ndamukunzi ngira nyine yarambwiye ngo muri showbiz ngo ntaga ivyo bintu bazabikoresha ngo iyo uvuze ngo ugira ngo ukundana nawe ngo abakobwa ngo bagushiraho nyine ngo bakakuva ndinje nyine ndi kumwe na mikoro ntamukunzi ngira man Sinka nyine no Sinka urareba ndinje nyine tuntari Sinka no mujama tu Sinka ikundira abantu nyine cyane ashobora kuvuga ko afite umukunzi ataramufite tu kabisa ndakeka Sinka no mujama no muhanzi ngiye kuzamura kandi aracyafite byinshi byo gukora kandi tunabanye neza abana wababwira ubuzima tubanyemo nge nawe bwa fresh nyine nk'abantu babasani kugira ngo banumve man element itakintu namushinja tubanye neza byatari kurazumva yago element ahantu mbiwe kuko niho mba nino shati niyiwe na runo rukweto yantije nyine tu oya ni ino nkweto nari nayitumye nyituma anko wanje avuye irumba sharayizana ingeraho rero element azazana abakobwa babaririmbyi ntago biriya nabivuga wakoze biriya wakoze ntago mbivuga azaze n'abakobwa
b'abaririmbyi ibindi bakoze ntago mbivuga ni mu kiganiro nyine kandi ngo umusitaragira ibanga nose Sinka kiraho ajya agira ukuntu wenda gusiga nko mu studio abakobwa bakagira indi mishinga birumvikana iyo agiye kwirungurura amajwi ntago tuza tujana rero ayo majwi y'abakobwa azayayungurura wenyine kandi akagenda neza so mani yago wakoze mani kudutumira ngera Sinka ni fresh cyane sibyo mani Sinka fresh kabisa yana n'umubro wanjye turakorana urumva se mani Sinka ararenze ndakeka ari ibyo twaje kumurikira indirimbo ya Sinka ya mbere bita Nyahoza wanje turagira ngo tubarapiremo gake Sinka bateremo imirongo noneho ngene nkomeza akazi mukanya urabizi mfite akazi kenshi kabisa okay Nyahoza wanje n'umukobwa utandukanye n'abandi Nyahoza n'umukobwa ugira urukundo karemano naramubonye ndamubwira ndamubwira ngo Nyahoza urankunda arambwira ngo Sinka sinzakugwa inyuma tuzakorana ibitaramo muri Amerika tuzenguruke Kenya na Uganda Nyahoza peace man bro thanks bro nkuko mubira hano rero twitwakiriye yumva bro uretse gato wakoze man yago niba uze kureba ukuntu nkatira staff yavuzemo twafoma twibyana abukate mano ngo muntu ukuremo mano ubwire Jaja uriya mukobwa wiwe ngo ni Jaja abikuremo mano wambaye neza Sinka nambaye neza tari bimana merci ni ibya element oya man izo ngizo bikate ntago ari life bro ntago ari izo man ubikate so iskuru wanje me twakiriye element yago downloading application zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filime nziza na cartoon zibereye abantu.